Kasuku yamuvugaho avuga ko Mutesi Scovia yari wamushotoye ndetse ko Scovia yaramutse atari umwana mubi ngo Kasuku ntiyakwirirwa amuvugaho. Kasuku kandi avuga ko ikibazo kinini Scovia agira ari uko atize, mbese ngo ntaze ishuri ribarizwa, kandi kirenze kuri ibyo ngo nuko Scovia biri afite trauma yakuye muri gereza. Nk'ibyo bitakinyuze ndavuga icyo ni Kasuku atereka da Scovia ashigikira politike za Ingabire Victoire kubera ko bafungiye hamwe ku Muhima. Umutarisha source verifiée se shwita. Icyambere banza kuzirikana ni ikingiki, Kasuku n'umunebwe. Icya kabiri yita umucontent creator, wibuke n'umunebwe. Ati umunebwe se iriya nda ugira ngo wayigira utari kinebwe. Icya gatatu hari ahantu habiri atitangira. Ahambere ntago yitangira iramuvuga ku buryo gutuka uko abonye nako uko bije mu mutwe atite kwiriba bivomyemo arundaho ngaho. Icya kabiri atitangiraho n'ukurya. Benshi bati buriya ntarwe binji, imva neza binji dizoda n'ingoro kurya birenze bikenewe kurya cyane. Nibi byo bizirikanye umva neza noneho kuva ari umunebwe ntiyabasha kuriyetinga inkuru biravuna pa. Wavuga inkuru yumvise nta mena rimwe agendeho uretse kwisunga amateko yo ku mbuga nka YouTube na za Facebook, nako kuyisha kubera ko ari kuvuga mu Kinyarwanda birabitutsi abatondekanya ntago bots na AI zibyumva neza. Ako gace umurongo ubundi twikomereze. Niba turi kujyana Kasuku urabyumva yicyakora nukumva udukuru cyangwa se ubujajwa akaza kongeramo ibitutsi maze bikarangira uko nguko. Iyi kaba content icaze 21st century byaroshe pe. Nta murongo w'ibyo avuga uretse ibitutsi n'udukuru yakora mu motari kuko you can't verify. Ni yabasha kwereka ko niba Scovia yarafunzwe, abazi Donald Trump bazi ko abantu bamushyikira mu bwabwe bwose yabarizwamo abemera ndetse akanabatagatifuza neza kuri Kasuku nuko bimeze. Ejo bunda handero Valence Papi yandagajwe ndetse asebywa n'uwitwa Magashi. Yewe iso nta kwanga kwita nabi kuko Magashi utukana kurusha Manase akamudemo bushaka views mu bitutsi agahishi kandi mu mutaka wo kwita badakunze ibigarasha. Wavuga ikigarasha Kasuku akakumva vuba akabara gukunze mukaba inshuti mutyo. Sasa Kasuku aramushigira kandi yemeza ko na Magashi abantu bonyine bagira bigarasha meta nibo bazi kureba umuntu w'ikigarasha, notwe ngabandi tukabigiraho. Kereka utaba hafi ngo wumve Magashi wasanga uramutse upimye ikigero cyo gukunda u Rwanda byagona ko sinibuko RPF na kwa RDF itoza abasirikare gw'abantu ba nyina ubundi kabagerekaho n'abanyarasenge. Inkotanyi Kasuku n'inkotanyi Magashi. Izi nkotanyi ninde bazitoje kweri dore uko bisa ahubwo guhakana kumenyana. Amakimbirane afashe intera ubwo Mutesi Scovia yakanaga ko atazi Jessica Kasuku. Ibi byatumye Jessica amutata avuga ko Scovia amuzi neza kandi ko akwiye kugenza gake gucisha make. Oyaye sindashe mu gisebe neza byatangiye Scovia utajyana wari pfana kabisasu nawe nakuzi gushaka topic zituma avugwa ariko mucayenge agaruka kuri Kasuku yavuze ko akwiye gushirwa amateko arengera bo Kasuku aba yastonyoye abasiga ibitutsi. Ati nka Kasuku usu umunyamakuru ariko abumva ibyo avuga bifata nk'amakuru muri make tayira tugize injiji tabasha kwitamika ifi. Scovia tabanyarwanda ninjiji ntibazi ko Kasuku avuga ibihuha. Ati abakonsoma content ye bayifata nk'amakuru kandi ari ibihuha himba kongera morangaje itaryohera amatwi y'ababyeyi babye. Kasuku usha ugutamika nyungu abera ikibwa ntajya azana mu bapapa nka buriya kujya atajya abantu base mbese akagira ati gapano kasosha karya gashati kaso. Ndasetsa ngo n'umusazi ntasara amenyera abasirikare cyangwa polisi bambaye uniforme ka. Sasa ubwo Scovia akimara guhombya business ya Kasuku mbese akimara kuturabura ko Kasuku avuga ibitabapfu byinshi kandi ko akwiye kujyanwe waha abanyamakuru cyangwa agashyirwa akayunguruzo na polisi udasena ribu. Abanyarwanda bise baca amazi Kasuku bigira mwamama urwa Gasaba atamugubanya se niko bimera. Ubwo bwari ubwambere Kasuku na wese aterura asiga Scovia nyina ntiyarateruye yamurisha nyina ariko yenda kumutaza byanya byo ko ntiyari kumwita ikigarasha ngo abanyarwanda babyemere. Atabagushuka n'abana bato n'abakarani bari bagushuka bakogeza ngo twikangura bagangura menagura ngura manyagura ukishuka ngira niyo angira gukoramo ibintu byawe wataka abantu ariko wigize imyoza. Scovia wigize imyoza, wigize umuntu nguzi by'imipira, wigize umuntu zibyingo, wigize umuntu uvuga iby'abagore badasambagwa neza, wigize umuntu uvuga imyimiti yo kwa muganga yongera ibitsina, wigize umuntu uzi imisi imvura izagwira ko numva ngo nta mashahagije ufite Scovia. Ubwo bumenyi bukura he rimwe na rimwe ko umuntu wigira nkazi ibintu byose afatwa nk'incomotsi nk'ishanutsi wajya umenya ibyo uvuga n'ibyo utavuga. Ndaka umusaza winda akabatayemo umuntu mbese content ya Kasuku ntiyarengaho ngaho ariko akaba umusore wirwanyeho. Rero amakuru y'ikubitwa rya vuba ngaha hari amakuru yakwirakwiriye avuga ko Jessica yaba arakubitwa maze Scovia araza arabihakana avuga ko ari ibinyoma kuko nta gikomere cyangwa ikimenyetso na kimwe yagaragaje. Asize Scovia ashaka umuntu agaragaza ko ari intere pe ngo akunda mwumve. Wibuke uru rwana rw'uruda rugira unebwe kandi content yarwo ni ya makeya.
ubwo niba turi kujyanwa byumva ko Scovia Mutesi yarahagaze mu mbago zitari kure y'ukuri. None Kasuku yarakubiswe ntiyacika n'agasebe kwitama ko niyo bakubita kundi taribere kumeneka hora abamwegereye mwazenyuje Scovia naho sibyo gwana banyina Jack bigeze kwana ibiganiro gusa hano Jack yashizemo na ka discipline da naho sibyo guterera amagambo kunguka ejo bunda ati Scovia ibyo bintu nwa bizakwica agerekaho ko ngo abagiye kuvumbana bakarenze wo yirwa avuganira bagasangira ku mukiro bagiye gutekera umutwe ngo bamwamarize ati ibyo bintu by'ikibungo bizakwica ati uhora uhunahuna ku bakire banjye uravuga ku byo wanyitserereza naba nanjye ndigaburira ati bari abana bakogeza bavuga ko kuvuga biri fani baragushuka birabisha ahubwo ati muzacunge murebe buri munsi ni umanza ikinyarwanda rajyanye nacyo se kandi nibyo hari aho Kasuku yarengereye cyane ku buryo nawe mwumvise wamukura amatwi ariko ko ariyo yayo mu ncama cy'ubundi Kasuku amipanga icogere mu nkuba ni mu ntoki hasonze bukegafu. Amazina ye ni Kambari Wironja J ibisiguye ko ari umukongomani wisanze iyi Kigali mu Rwanda ni umunyamakuru imihanda content creator akora kuri chaîne ya YouTube yitwa Kasuku Media TV umwuguruti nuko muri Mongolia aho aba mu bikorwa by'ubuhinzi avuga ko ashinzwe kugenzura imikurire y'imbuto zihinzwe ndetse akanakurikirana uko umurima bawitwara akunda gutangaza amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda showbiz amashu bigaragara ko yize nubwo avuga ko ishuri ari scam murasetsa ishuri ni scam mwabana mwibaze iyo utazi gusoma nibura I love you ibaze ko jevuga ibyo aramutse atazi cyongereza nibura kibanza amateko nabwiriza bya YouTube byahita bimukuraho umugati kwiga n'ingenzi kandi wike ko umukira rusinyeho apana wari ibyatsi ibaze ishuri ari scam ubwo arwaye Kambara harya nta muganga riciye mu byagenda bite katwikomereze na Mipango. Mipango icogere mu nkumwami w'abagore atangiye kumenyekana cyane hagati y'imyaka 2017 2020 binyuze mu gushira hanze amakuru y'ibanga cyangwa ibyitwa ubushotoranye cloud chasing ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook na Instagram bigatuma agira abamukurikira benshi cyane ni muri cyagiye bitwa ba Decat bapostinga amakuru utari gusanga handi namwe Jeyo yaje Decat ugaragara uribuka yemikinege wigiye ushinjwa kugira isuri itaryoshe burya niwe wazanye Kasuku mu bintu by'itangaza amakuru ariko rishingiye kuri entertainment ico cyari muri 2014 aribwo kirangiza secondaire muri ico gihe yakoreraga inyarwanda.com Kasuku rero abatabizi niwe wazanye Kanyabugande Inyakso yagiraga imikorane na Focus Media ya Amzos hamwe na X Nation Kasuku Media rero yanagiraga icyamakuru cyandika uyu musani bitewe ahari no gukoresha abana batize nkuko akunda kubivuga byagiye bimugora kubona umusaruro yashakaga ndetse amacono ya YouTube yigenda yasibari nakwananiranwa n'abeditingaga biza guhukanya so agiye kuri Afrimax ibyanakurikiye inkundo y'amacano nkazebwe Media Rock Kimomo yasobanuragaho ubwo mu yandi magambo Kasuku ne wazamuye Nyakso Kiramani Patino n'abandi bakomediye ba Kigali bose baturutse mwanya Kisuku byerekana ko Kasuku Mipango yavamo umuyobozi mwiza afite ababyeyi baba Yehova gereze kuri ibyo abana n'imbwa ze eshanu byo kwatagira inshuti bamarana kabiri ibyo byirengagize ndetse unamoye kutagira isuku ntiyakuveba sasa ubwo ni gute abanyarwanda bamaze kumfatira imyanzuro bijyanye n'ukuntu yibasira abantu bakunda abantu bareba gasaka Kasuku nta kidabahora abandi kizimuretse ko bamuvuzeho amakosa agira ingero zihuse ni ikibazo yagiranye na Chita Magic nyuma azana umunsi Scovia bitise yataka abana bato nkamusinga ikibyo bibyara nta kindetse kuba bakurikirana Kasuku bahita bagabanuka views za Kasuku Media nabo bakoranaga ziragabanuka mu cyongereza baragira bati dropped significantly ubu kurenza 10 bisigaye ari ingumbi Ineza TV kora mushute Patrick kumeze nk'urubingo bikomeje kuzamba none ubundi Scovia we bimeze bite koko nta mashuri agira n'umuskura aho pe ubwo wakoze inkuru ikura umutima ntabwo wakoze inkuru imenyesha ko habaye Scovia ati n'abadafite internet baguze decoder bice mu rugano mugiye kutira kuri televiziyo nk'izindi zose mu minsi mike yaturatuje ubwo amaze kubishona neza Scovia bashinja gutwara abagabo abandi kandi afite nyashi dapanze neza ubundi kumufungo ho bihagaze bite koko Scovia Kasuku ashinja kuvumba n'umukene kinamushinja ubusinzika mbere yo kureba uburebure bwereka tumenye niba koko agira amakwaca ari amagambo rero yatangazaga mbere yo 24 mu kwezi kwa 12 agira ati turatamo channel ya televiziyo mujye mutura mwicaye mu ifariso yo muri saruzi wanyu izabiri ku Star Times ni televiziyo Kasuku ashinja ubukene kuko ngo ikoresha abanyamakuru batazi kwiyogoshesha kandi bambara udushati dushaje ati rekada banafite inzara zo magufa ati ngewe nemeye kubagaburira umwaka wose aka Prophet Joshua Rivoya ugura urukundo Kasuku nabati Shadadi na Rumuna bambika nkanabagura umwaka wose ariko bakamvuga neza niba ujye ukurikirana Gens Comedy uzakurikira Scovia yagira ati kuri BNB nahembwaga umushahara urenga 1600
reka kangaka ngasubire mu imbanga 6 pa nyuma ati nza gusanga ndamutse mvuye munsi ya Jado Castari nakora hejuru ya miliyoni 3 nibura mu cyumweru kimwe. Ubwo kandi twanganisha abafana ba BNBFM bakomeje gutakaza abanyamakuru bakomeye bakabasimbuza bisanzwe. Reka tubyumve neza YouTube mama Rwagasabo iri muziyobe kandi idatangaza filime. Oya burya kandi agira chaîne 3 zose, imwe ya siporo ni imwe haza kitereka akababwira ukabyumva. Igipimo kiza imbere ni mara views ze uzasanga moyenne iri hejuru cyane ugereranyije n'izindi channel zose. Uyu mubyeyi ahubwo Scovia yanashoye miliyoni 10 zose muri Rutsiro Hefuse. Nubwo Rutsiro Hefuse yanzikaba itsindwa, icyo twumvamo nuko umubyeyi ku note hatabarirwa make. Wibuke Mutesi Scovia 2024 yasimbuye ko fasi barore muri RMC. Ntago rero twanyuranya nawe yaramutse avuze ko miliyoni 3 ku cyumweru hazibona. Washiramo imibare mbese ugakuba n'imyaka 5 maze adondusha kuri YouTube urabyumva ko urufito ari amakasa please. Ongeraho na rya duka ryiyamamariza ubwe acuza imyenda muri Scovia Fashion Shop. Umutwe njyabukire nuko utekereza ifaranga. Tutatinze ongeramo bamaza kuri chaîne ze 3 zose. Burya nta publicité ijya munsi 250 pa. Nkabi bidahagije afite ikinyamakuru gisomwa n'abantu nibura ibihumbi 10 ku munsi umwe. Ubwo niba karikire mentale yawe yihuse nako ikora neza wamaze kubyumva ndashona. Uyu Mutesi Scovia ni yajya inama avugira hejuru. Scovia udatinya gucecekesha abagabo. Scovia utinyuka kuzibya mukozi wa Mungu arugajya ubundi ko kubusishano ryagura imihanda we. Nyamara ubanza ariwe wazanye kakadi kari kareze bakakabatiza akataraza. Buriya harukena kandi kataraza mwo kabyaramwe. Tinya umugore ufata inzira akajya kuganiza ikiyebe nakwinyeshamba neza mu ndake. Tinya umugore vuga imisango mu bukwe bwa Kinyarwanda. Oya ngo Kasuku avuga ko nta bwenge agira mu kabyemera ntumutindeho cyane. Ahubwo nawe yubaza niba agira ubwenge nawe se tayikundi aramaza ati none uheruka kurira ryari ati yo nubu rwose hagizwe gutuma narira bipfa kuba byinjiza nta ayicyo wumvamo. Uyu munyamakuru amaje ati nibihe biryo uzi guteka kuruta ibindi. Scovia ati nzi guteka amazi neza kurusha ibindi byose watekereza. Aha harimo filosofi bati ubukene wabisobanura gute ati ubukene bukomoka ku bunebwe. Ubunebwe bukomoka kutagira uburere. Uburere nabwo tubukura ku babyeyi. Ubwo nibwo bukene. Ni ukennye ubwo warezwe nabi setu. Ahaberu wa danje yacanzemo agasurya ati gukirana amahirwe ariko gukora ukabaho ni ibya buri wese. Umukene n'umunebwe nuko abyanzura. Scovia avuga ko yari kuba avuka cyangwa muganga yataza kwa umunyamakuru ngo numuswa nibyo turi kwamiriza. Batise burya ishaka no gubuka byo bitana he. Scovia Mutesi ati umuntu ubuka ashobora kubikomora mu ishaka mbese agashaka gukora ibintu vuba twe tujajinga tukabyita gubuka. Ashobora kuba ari na wa muntu udatekereza noneho buri kintu agashaka kugikora uko abonye. Uwo niwe uhubuka. Urugero rwiza ubu ntiyaba Kasuku rimwe kwa Farimerisi wamubajije igihugu yatura maramutse yisanze ari ngombwa ati mba ndoga Mutesi ndi ni mu Rwanda mbaye ninjira asaga miliyoni ku kwezi sinava mu Rwanda. Ni mama Rwagasabo ubwakurikirana analize ze yari kuri Mutesi Scovia yiteretse bazi neza imitekerereze y'umubyeyi ko idakemangwa. Akantu uzagenzura neza kuri Scovia Mutesi uzasanga yarimo atanga ingero zikina amazina y'abantu yifashishije izina rye cyangwa abantu be ba hafi. Ubwo niba wihuse mu gutekereza utawumva icyitwa IQ ku mashuri sasa koko se Kasuku ibyo avuga nibyo ntabwo yize. Mama Scovia rero burya ajya diplome muri sciences zimena akagira kandi amahugurwa yamuheshe kwiyita umunyamakuru. Ndavuga amahugurwa ya IWMF International Women Media Foundation. Ubu ugashyiraho ibipapuro yavanye muri za Ethiopia mu nama yitabiraga hamwe n'abakuru b'ibihugu mu cyitwa African Young Women Leaders aho baturezwaga ibyitwa kuyobora. Icyare nuko abatozwa ari abagore ngo bazayobore ngewe nawe. Bisobanura impamvu RMC ari utuntu toto cyane. Tumwanzuraho ni gacyo uzumva Scovia bigarukaho gusa n'umubyeyi kandi ufite umugabo wa danje. Umugabo bivuga ko ari umunyamurenge mbese uvuka muri Nord Kivu ngo ari naho yakuye connection yo guhura n'amakenga. Ayo namakuru utatendera ibirari ngo umenye ivumo. Hari n'ikigwa numvize kimusebya ngo burya yatamugo mu security amuze ubukene yigera ku mwafande. Uranyumvira aba content creator dufite muri iyi minsi views ni hatari. Hanyuma se umunyamurenge we akazamate. Ni byinshi byo kwibaza kuri uyu mama. Icyo tuzi nuko Scovia avuga ko abe abarinda kamera. Ni umugore ukunda umuryango cyane ibintu uzasanga no muri analize ze. Akunda kuvuga ikintu agakwirandamo ingaruka bigira ku muryango. Urugero bamusabye kuva kuri The Ben, Bruce Melody na Riderman bose yavuze kuri mama babo anongeraho ko arabago afitiye runini imiryango yabo. Ahubwo umva impamvu nta wuzi abana be cyangwa se umugabo we.
Scovia atari ko kuza umuntu akavuga ko ndi mubi uko ngaragara hari igihe papa wanjye atabikunda noneho bakajya no gushaka ifoto ya papa wanjye bati dore barasa. Icyo gihe mbaye naravuze amazina ya data nkamushyira hanze, mu by'ukuri naba nagize uruhare rwo gutuma umuntu runaka asuzugura umubyeyi wanjye, umugabo wanjye, abana banjye cyangwa amabukwe n'abandi. Ni umugande ko niwe yavukiye aza gutahuka, mwibaza niba Urwongereza pacapaca ubwo mwasubijwe, uretse ko hari n'abagande batakizi n'aka na gato. Wakwibaza uti se yajyaga muri Ethiopia avuga Urunyarwanda. Ni umwana wa gatandatu mu bana 9, avuga ko yujuje imyaka 24. Ubwo uyu munsi afite imyaka 42. Avuga ko atabonye nyina kubera yapfuye akiri muto, ubwo twabinyomoza dutya. None umwana wa 9 yagerwaho wa gatandatu nta bwenge aragira bumenya nyina. Dusoza reka tuvuge kuri Bosco Empire. We ibye bite icyari wamumenyaho nuko yatorotse igihugu ahunga abo yise ko bashaka kumwica, nyamara yatabaza RIB ikamwihorera, by'umwihariko yikoma Bitseri ngo yabonye RIB itazamurenganura ahubwo kwizamufunga. Yahise ahitamo kujya muri Uganda, asanga Yagopondati umwe wiyandiretse kuri YouTube bikarangira nawe atakaje icubahiro n'ikuzo yagiraga. Bosco Empire afite YouTube channel ivuga amagambo asesereza ba nyiri kubwirwa ndetse n'abo abayita ko bamubangamiye kandi avuga ko banamwanga. Nugenekereza uzasa sangiyo Bosco n'abandi bene nkawe iyo babonye ico cy'amatiko yabyaza umusaruro mu kubona views akangara ibituma bakomeza gucukumbura amakuru asenya uba yibasiwe. Urugero rwiza nejo wundi umugabo yasinye amakuru avuga ko ise wa Kasuku mipango ari Nyamweru, yongeraho ko Kasuku yashatse umugore bakabyana ndetse Kasuku akamuta. Mu gisa no kwangizwa abayibasiye yifashisha AI ikamugira mu kuruta uko yarasanzwe. Urugero rwa hafi niberutse kuri Magashi yaramufashe amuhindura shita ndetse amwambika amahembe, mu gihe yafashe se wa Kasuku akamugira Nyamweru neza neza. Umva se ikintu utaruzi, kuri YouTube bakora inkuru ziba zisa n'izasanzwe atite kuba nta bwenge burimo cyangwa se zibasira abandi, cyane ko nk'abantu twikundira intambara amahoro twigiramo akaba ari make. Bosco yamaze kugira pastor Korode shitani kandi bi nabo bakamwita wangahita kubera ko yifata nk'umunyamakuru ngo utagira imipaka. Hari akantu gatangaje mbere yuko Bosco Empire na Kasuku batangira guhana utwabanyina bigeze guhura. Kasuku maze yandika ibingibi ati byari byabanje kugora cyane kugera kuri Bosco Empire, dore ko na esanse kanje kagendeye ariko nanjye naje kumusanga iwe imuhanga, ahita ambwira ati enda ubutumwa nguhaye uze kubuntangira, none reka mbutambutse uko bwakabaye. Ikigezweho rero ubu ni ukwitana ibigarasha, nibyo kubera ko bituma binjiza. Waba ikigarasha waba ukunda u Rwanda ukeneye kurya nyabona banze icyo ngico ukunda bawe, maze niwifuza ko bakundwa itumenya ko ugomba no gukunda abandi utavanguye ukundi, apana gusenya bamwe bishingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ngayo nguko aya basore batukana bagasenya na bishingiye kuri background z'imiryango yabo badakunda ngo uko babaye. Ibaze ko Kasuku avuga ko mushiki wa Bosco yari umwana wavutse ku rukundo. Kasuku ati uzi ko sese wa Bosco yice Magashi, none se ibyo bihamagashi gutukana bishingiye ku bitsina. Kosora umuntu utandarika umuzi ashinzemo nako no tugeze nabyo ni byiza. MPRL ku ijwi ry'urangwa kwife Vugini kubaho nukubaho nyine.